hanyuma muri kubona ko hano nyine ngiye guclaiminga bonus yanjye y'amadolari 5 mu minota 5 mba ndangije kuyakorera. Okay, reka nkande hano kuri claim, hanyuma ntegerezeho gato. Good, muri kubona ko bonus zanjye zibashije kuba zahita zingeraho. Okay, muri kubona ko claim yanjye yakunze, reka tujye kureba ko yatugezeho backing. Okay, muri kubona ko hano mfiteho amadolari 5 kuri balance, muri kubona ko mfite amadolari 5 kuri balance, amadolari 5 n'ibihumbi 7,700 y'amanyarwanda. Yangaye utayakoreye bwaba ari ubu. Okay, reka dutangire rero tubereka uko ibintu bikorwa. Iyo umaze gukanda kuri link ahangaha nyine birarodinga, iyo ufite internet nke urategereza, ugategerezaho gato witonze, urategereza witonze, hanyuma ndaza kubabwira igihe dutangirira ibyitwa sign up. Ubu ndacyategereje. Iyo ubonye iri jambo bita sign up rimaze kuza, hanyuma umuntu winjiriyeho hano ukabona hajemo agakode gutya, icyo gihe nibwo utangira kubijyanye no gufungura konte muri iyi Wix. Aya ni amadolari 5, ndakeka buri wese araza kubikora kuko n'ubuntu kuyakorera, apfa kuba wakoze KYC neza nkuko ngiye kubibereka. Okay, hano muri uyu mwanya ngwino ushyiremo email yawe, hanyuma numara gushyiramo email yawe, nimba wategereje nkuko nabikubwiye, turagendana step by step, kandi iyi video usabwa kuyireba nyine ukayirangiza. Uraza ukanda hano handitse ngo sign up and receive new gift. Okay, then utegerezeho gato. Hanyuma iyo ugeze hano barakubwira ngo select in table. Uri kubona ko hano hari utuntu tugiye dutandukanye, gutyo ubona tugiye dutondetse, nawe niko dutondeka. No kuvuga ngo harabanza ureba nyine bitewe n'uburyo badutondetse, nawe ukadutondeka bitewe n'uko ubona badutondetse nyine. Aha nyine no kwitonda nimba utabimenyereye. Nk'aka ngaka ndi kubona ko akambere ari aka ngaka, aka kabiri akaba ari aka, aka gatatu ari aka. Nta kindi ngiye gukora nyine no kugenda ntukandaho uko dukurikirana hariya hejuru, arangiza nkakanda okay. Iyo byishe nyine bagusubirishamo, nta kibazo uba ukwiriye kugira. Hanyuma iyo ugeze ahangaha rero baguha verification code kuri email, ndetse bakagusubiza n'akakantu hano bari kubwira ngo select image with. Ugiye guhitamo ifoto ifite aka kantu muri kubona, ifite akantu kameze nka gutya gahagaze nyine nka kuriya. Rero iyo foto nta yindi ndi kubona ko ari iyi ngiyi, nkabona niyi, nizo ndi kubona. Iyo byishe ntugire ikibazo, barongera bakabikugarurira, sibyo? Okay, ni 3 namaze kuzihitamo, uri kubona ko bikunze. Hanyuma ngiye kujya kuri email yanjye. Hari umuntu nyine usanga atazi kujya muri Gmail, uraza ukajya muri search yawe hano ugasacingamo Gmail ni application zo Gmail nyine, ukayifungura ukamakinga sure ko ya email washyize muri iriya project ariyo iri hano. Okay, then uhita usanga ya exchanger imeze neza, ikora nka za OKX. Ukaza ukayikandaho, ningi bita week, turi kumwe, ukayikandaho. Hanyuma iyo ikanzeho uhita ubona icyitwa verification code aba ari iyi ngiyi. Icyo ukora ni ugushyiraho urutoki ukagumishaho kuri izi code, hagahita haza utugambo twinshi, ukareba kanditseho copy, niho uhita ukanda. Ubu aka kanya code mba maze kuyifata, nkahita nongera nkagaruka kuri ya website hamwe ndi gufungurira ku minimizinga screen, murabizi gutya. Hanyuma nagera ahangaha nkahita nshyira urutoki muri kariya kadomo ka mbere nkagumishamo, hakaza utundi tugambo twinshi, nkareba akanditseho paste kano ka mbere, nkagakandaho, code igahita ijyamo, hanyuma nkategereza. Okay, iyo tugeze hano badusaba gukora password dukora igomba kuba ari password ifite ingufu. Password ifite ingufu ni password igizwe n'inyuguti nkuru, inyuguti ntoya,
imibare n'ibimenyetso. Iyo tuvuze ibimenyetso ni akanyenyeri, ni agatangaro, ni akabazo, nibyo bimenyetso, niyo password ukora password igizwe n'ibyo bintu nkubwiye. Hanyuma reka dukore password rero, ukora iyo ushaka ariko udashobora kwibagirwa. Hanyuma iyo uzi neza ko ushobora kuzayibagirwa uragenda ukayibika kuri email. Murabona ko hano nkoze password. Mu gihe ukoze password ukabona ntago utu tuntu twose twivivuye mu cyatsi, ugomba kumenya ko uba wabyishe nyine ukora password ikomeye kabisa. Hanyuma tutarakomeza rero, nimba warakoze mining ya P-Network ikaba yaraguhaye amafaranga, ukaba wifuza gukora iyi mining yitwa Delta, video zose zirahari zerekana uko ibintu bikora ku mining n'ubuntu, nta mafaranga baguca kubera icyo utatangira aka kanya. Nimba ufite ikibazo twandikire inbox, nimero yakiri munsi y'iyi video, tugufashe tuguhe ibisobanuro, twandikire kuri WhatsApp. Okay, hanyuma twigarukiye kuri bwa buryo turi gukoramo, dushaka gukoreramo amafaranga, dukande kuri next nyine twikomereze. Okay, okay, hanyuma hano tugeze ndakeka turi kumwe. Hanyuma tugiye kudownloading application muri Play Store. Iyi exchange tugiye kuyidownloadinga, muri kubibona. Nimba warakoze FMC Pay, nizere ko iyi ngiyo utaza kukunanira. Hanyuma dukanze hahandi, then tugiye guhita dukanda kuri install. Nyine application turategereza iyi downloading, hanyuma tuyifungure nyine bisanzwe. Application ndakeka imaze kugeramo, inzira zose turi kumwe, turi kujyana 5 kuri 5. Reka dukande kuri open. Hanyuma iyo tugeze kuri open, murabona ko nyine tuba tumaze gufungura application. Nimba ukoresha OKX, ndakeka bijya kuba simira, izo application zijya kuba zimwe zisa nk'izisa, usibye ko iyi ngiyi nyine ari nshyashya. Hanyuma ahangaha uraza gukanda hano handitse ngo login sign up. Okay, hanyuma hano baraza kugusaba kwinjizamo ya email washyizemo bwa mbere, niyo ugomba kongera gukoresha nyine kugira ngo ukore login. Turi kumwe. Hanyuma numara kwinjizamo email yawe, nta kindi usabwa gukora uretse guhita ukanda kuri next. Hanyuma akakuzanira twa tuntu, ugahita ureba ngo utu tuntu dutondetse gute. Uri kubona dutondetse gute, ukagenda uduhitamo nyine bitewe nuko dutondetse. Okay, ndi kubona akambere gafunze ikiganza naka, aka kabiri gafite intoki zisa nk'izinyuranye naka, aka gatatu gafite istandukanye ni kano, gahita ukanda okay, then ugategereza. Hanyuma ugashyiramo na ya password yawe. Hanyuma ukimara gushyiramo password, uhita ukanda kuri button yanditseho ngo login. Hanyuma bakongera bakaguha code kuri ya email yawe. Kujya muri Gmail ndakeka twese twabibonye, turabizi. Iyo uje muri Gmail yawe usanga code irimo, ukayikandaho nyine nk'ibisanzwe, ugakanda copy kwa kundi twabivuze, then ukagaruka hano ugafata karakazu kambere ugashyiramo utoki ukagumishamo, then code ukaba urangije kuyishyiramo. Okay, hanyuma ahangaha amaze kugera muri konti yanjye. Uri kubona ko aba bajene bafite na coin yabo bita WXTUSDT, ngira ngo muri kuyibona ni iyi ngiyi. Iyi coin unacunze neza ushobora kuba wayitradinga kandi ukayibonamo inyungu, biba ari ibintu biri serious. Okay, hanyuma tugiye kurebera hamwe uburyo tubona welcome bonus y'amadolari 5. Reba aha hantu handitse ngo welcome bonus. Okay, dukandeho turebe ibyo dusabwa gukora kugira ngo ira welcome bonus tuyibone. Okay, iyi welcome bonus irareba aba users bashyashya. Hanga iyo biri gufunguka gutya nyine urategereza, biba bitarafunguka neza, sibyo? No kuvuga ngo iyi welcome bonus ni welcome bonus y'amadolari 5 ku muntu wakoze KYC. Ngiye kubereka uko dukora KYC kugira ngo aya madolari tuyabone. Harimo n'izindi bonus nyinshi, mwe mukurikire video mpaka irangiye. Rero ibi byose iyi welcome bonus iraza kumara iminsi 29. Mu gihe iminsi ubona yakurengeyeho utarakorera izo welcome bonus z'amadolari 5 ngo uhite uyabikura, umenye ko nyine uri update. Hanyuma tugiye kureba uburyo dukora nyine iriya KYC. Okay, ikintu cya mbere ugiye gukora, ugiye gukanda hano handitse ngo welcome bonus.
welcome bonus, ukandeho. Okay, hanyuma urategereza nyine mu gihe bitarafunguka and then uraza kubona handi hari bonus ya USDT 5, uraza kubona handitseho KYC, niyo urahita ukanda. Okay, hanyuma nyuma yo gukanda kuri KYC weho uraza kwivivurira hano handitse ngo all countries except USA, hano nyine, then ukande kuri continue. Hanyuma nugera aha ngaha biratwara iminota 2, ukande kuri continue again. Hanyuma urasanga igihugu cyawe kirimo, then ukande kuri continue. Hanyuma nugera hano uraza guhitamo uburyo bwo gukora KYC, uraza gukoresha yitwa ID card. Okay, hanyuma barasaba gusaba gufotora igice cy'inyuma kuri ID yawe. Okay guys, hanyuma fotora ID yawe nyine ku gice kiri front, ubwo ni cya gice nyine kiba kiriho ifoto. Then numara kubikora ushobora kurotatinga nyine biterwa n'uburyo wayifashe. Okay, then ugakanda document is readable, hanyuma bakagusaba no gufotora igice kiri back. Okay, icyo gice nacyo ukagifotora ku buryo kiba kiri readable, nyine kibasha gusomeka birumvikana. Then nacyo nyine ukakirotatinga ukoresheje utu tubuto turi aha ku ruhande, nitwo ushobora gukoresha rotatinga bitewe n'uburyo ifoto uba wayifashe. Hanyuma ugakanda kuri document readable uka-uploadinga nyine. Okay, hanyuma igikurikiraho no kwifotora nyine ushyire isura yawe muri kamera kugira ngo nyine baguscanning bamenye ko ari wowe koko. Okay, uri kubona ko face nayo irarangiye. Hanyuma hano bahita bakubwira ibijyanye na verification status, bakagusaba gutegereza mu minota 2 gusa, byose biba birangiye. Okay, ntago bitwaye iminota 2, bitwaye nk'umunota 1. Hanyuma uri kubona ko uhita ureba kuri turiya tudomo twinshi ni nka OKX kugira ngo urebe ko wabaye verified. Niyo ikoze neza ni umunota 1 cyangwa iminota 2 biba birangiye. Kanze kwa turiya tudomo twinshi uhita usanga wabaye approved, ako kanya bita bikunda. Reka turebere hamwe uburyo du claiming za bonus. Turi kumwe. Hanyuma rero tugiye kongera dukande kuri ya buto yitwa welcome bonus. Okay, dutegerezeho gatoya. Alright, dutegerezeho gato byose bibanze bize. Hanyuma muri kubona ko hano nyine ngiye guclaiminga bonus yanjye y'amadolari 5 mu minota 5 mba ndangije kuyakorera. Okay, reka nkande hano kuri claim, hanyuma ntegerezeho gato. Good, muri kubona ko bonus zanjye zibashije kuba zahita zingeraho. Okay, muri kubona ko claim yanjye yakunze. Reka tujye kureba ko yatugezeho backing. Okay, muri kubona ko hano mfiteho amadolari 5 kuri balance. Muri kubona ko mfite amadolari 5 kuri balance. Amadolari 5 ni 7,700 y'amanyarwanda. Yangaye utayakoreye bwaba ari ubuswa bwawe kabisa cyangwa gupinga. Ubwo rero ayo mafaranga wamaze kuyabona, ubwo nimba ukeneye kuyabikura kuri mobile money birashoboka cyane ko wayabikura rwose.